Guys, wari uzi ko ushobora developa option muri telefone yawe nta kintu bigusabye? Bana nanjye kugeza ku musozi w'iyi video, urashyira developa option muri telefone yawe nta kintu bigusabye. Wumvise abantu benshi bakubwira ngo fungura developa option, wajya kuyireba muri telefone yawe ukayibura, ariko kuri iyi shuro ngiye kukwereka ese developa option urayibona. Developa option kugira ngo igaragare muri telefone yawe nta kindi uzakora, uzafungura iyi application ya setting, ngiyi urayibona. Ukimara kuyifungura uzategereza, uzayikandaho uyifungure. Ukimara kuyifungura uzategereza gake, uzascrolling umanuka gake ugende ahanditse, urabona aho yakagombye kugaragara n'ahangaha ahanditse system, niho yakagombye developa option, niho yakagombye kuba igaragara. Urabona ko ntayirimo. Kugira ngo igaragare rero muri telefone yawe nta kintu uzakora, uzabakinga gakeya uze urebe aha handitse about phone. Aha ukimara kuhabona kuhakanda uzaza scrolling gake, hanyuma uze ukande handitse build number. Ahangaha handitse build number uzakanda inshuro 7, developa option izahita ijya muri telefone yawe. Uzabara inshuro 7 uhakanda. Reka mbikore nawe urebe. Tayari. Urabona ko nkimara kubikora bazagusaba password, uzayemeza. Ukimara kuyishyiramo you are now developer. Urabona ko bahise bambwira. Reka dusubire turebe ko yagezemo. Nitujya hano handitse system ahangaha, noneho nitujyayo tuzareba, tuzahita dusangayo developa option, urayibona ngiyi hano. Niba aka kantu kakunyuze bimbwire muri comment, umbwire n'ikindi nagufasha. Niba aka kantu kakugezeho kari ingenzi nabyo bimbwire muri comment, umbwire ati yes. Duhurire muri comment kandi umbwire n'ikindi nagufasha, cyangwa se umbwire ikindi cyaba n'inyunganizi kuri iyi video. Ciao ndabakunda.